So hello guys, kanizere yuko mumeze neza. Uyu munsi ngiye kukwereka impamvu phone yawe yuzura vuba, storage ya telefone ugasanga phone yuzuye vuba kandi nta bintu byinshi biri wari utuntu duke ariko ugasanga umwanya ni mutoya. So rero nkurikira step by step nkwereke uko bikorwa. Nkurikira step by step nkwereke impamvu phone yawe yuzura vuba nta bintu byinshi biriho. So nkuko bisanzwe uraza kuri application yitwa file. Ndabizi ko na telefone itabamo, ndavuga iyi application ya file yawe. Niba utayigira uranayidandika kuri Play Store, ariko nzi neza ko phone yose iba irimo. Uraza uyikandeho, katuyikandeho turebe. So nimara gufunguka rero iraza gufunguka nk'uko bisanzwe. Iyo umaze kureba video ndamaramo volume kugira ngo bataza kuma copyright. Ndebe video ndeba flexible. So iyo umaze kureba video nka gutya nguku ndi kureba video. Iyo umaze kureba video uhita ari igihe uhita uyisiba ukagira gutya ugatsindagira, ukagira gutya ukayisiba gutya. Rero ntabwo bisibye, ntabwo bivuye muri telefone yawe ngo umwanya rero wayo n'ubundi ugumaho. So rero reka nkwereke yisibye ahantu irya. So urabona nk'ubu ngubu ni urugero, kanze ndebe video mbayeraho urugero. So urabona nk'aka ka video, aka ngaka rero iyo ugasibye so ukanda hano ugiye gusiba video nk'ibisanzwe, warangiza ugakanda hariya kuri delete, ugakanda hano kuri delete, ukadiretinga, uhita ukanda hano handitse view. Ni ukuvuga ngo hari ukanze handitse view, urabona za video zose nasibye dore ngizi ntabwo ziba zavuyemo. So n'urugero iyo ushaka no kuyigarura muri telefone, kuyigarura ukanda hano ukakanda kuri restore, gutya yamaze gusubira muri video. No rero ibintu byose sibareka nkwereke ahantu byigiye. So iyo bimeze gutya uraza ugakanda hariya hari ubudomo butatu, aha uraza ukahakanda, ugakanda kuri clean, nsubira inyuma gato munyihanganire, ugakanda kuri clean, aha niho mvuga kuri clean, ukahakanda uhita uhingukira ahantu hameze gutya. Urabona nanjye phone yanjye yaruzuye, ariko njye ni ibintu byinshi biriho ntabwo ari ukubera ko ariyo mpamvu, njye ni ibintu byinshi biriho. So uhita ukanda hano ahangaha kuri storage yawe, ahasaba ari memory yigiramo niko haba hameze. Urakanda kuri kariya ko hejuru tugakandeho, muri hangana gato birutingi. So nkuko ubibona dore aka kantu kanditse trash. So ni ukuvuga ngo izi ni application ibanza, aha ni video ugiramo, aha ni audio, aha ni umwanya wa system iba imaze gutwara. Aha kuri document naho nta kintu biri kiriho, wahita urasiba. Ahangaha naho kuri trash, aha kuri trash rero ni bya bintu uba wasibye bikiyizira hano. Uhita ukanda hano kuri trash, uhita ukanda hano, reba neza hagakurikirana image trash, no ukanda. Iyo rero hari ibyo wasibye biba biri ahangaha uhita ubisiba n'ubundi bihita bivaho burundu. Dore ngengi cyane kuri memory card. So nahangaha rero kugira ngo kiveho burundu n'ubundi tukivivura ukadiretinga kigahita kivamo.
ubu rero nibwo usibye noye usibye kwa kundi ukabireka ntabwo usibye n'undi umwanya uba ukiriho. So kanizere ko rero video mwayibonye uwo mwabanaga ari mugisha nyawe wakwandika muri comment indi video nzabakoreraho ubutaha. Ciao ciao.